inkundura cyangwa se umukwabo guta muri yombi abakekwaho kuguriganya cyangwa kugira uburiganya ku mafaranga cyangwa ku mutungo w'ikipe ya APLFC ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nyuma yaho uwitwa Jangwanovic umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APLFC nyuma yaho umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Biganiro ndetse na nyuma y'umunyamakuru Rikari Ishimwe wa SKFM nyuma yaho bose bakomeje gutabwa muri yombi bagiye kugira ibyo babazwa byerekeranye n'umutungo w'ikipe ya APLFC ukekwaho kuba barakoresheje mu buryo butemewe. Hanyuma uyu munsi rero akaba hari hatahiwe uwitwa Anta Biganiro nyuma yaho akuwe mu gihugu cya Uganda agashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda akisanga hano mu Rwanda i Kigali. Ndaje nkugezeho bimwe biri kugenda bivugwa, ese yafashwe gute, ese yazanywe gute, bimwe mu bigiye bivugwa kuri operation kugira ngo Anta Biganiro yisange i Kigali. Ibi byose ndaje mbikugezeho mu kanya gatoya cyane, nujye kure. Oh yes, reka nizere ko ukomeje kumera neza cyane wowe nshuti umukunzi wa Real Media TV, inshuti yakadasohoka cyane wowe kandi kuri subscribe. Reka ngushimire cyane, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe ndetse n'uwo dutera n'imbaraga zo gukomeza kugira byinshi dukora no kugira ngo dukomeze tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane mu babiri kuvugwa mu mikino ndetse no mu myidagaduro ndetse no mu yandi makuru muri rusange. Reka nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu Rwanda, umujyi wa Kigali, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Ese impeshyi ikomeje kugenda neza? Hanyuma rero kandi wowe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri diaspora, ubwo ndavuga muri Afurika muri rusange, i Burayi, ndavuga muri rusange i Burayi, hanyuma ndavuga wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ku mugabane n'ubundi wa Amerika muri rusange, hanyuma wowe kandi uri ku mugabane wa Aziya ndetse n'uwa Oceania, mw'isi yose muri rusange. Ndabizi mu mudukurikiye cyane. Ese waramutse, wiriwe cyangwa umeze neza bitewe naho turi kutwumvira cyangwa bitewe naho ikiganiro kikugezeho amasaha ageze. So mwese reka nizere ko mumeze neza cyane, mwakanze subscribe muri abantu b'agaciro cyane. Yewe wibuka no kulikinga ibiganiro byacu, utere comment cyangwa utugezeho ibitekerezo by'ukuntu nawe ubyumva. Izi comment zose turazisoma kugira ngo natwe tugire ibyo duhindura bitewe n'ibitekerezo mutugezaho. Hanyuma kandi niba nta n'ikintu bitwaye ibiganiro bisharinge ubisangize bagenzi bawe kugira ngo bakomeze kugerwaho n'amakuru meza kandi atomoye tubageza hano kuri Real Media TV. Ikindi kandi wowe ubonye ikiganiro bwa mbere utarakanda kuri subscribe, icyo gihe cyiza cyo gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kwibanire ibiganiro byacu tujye dusohora ujye tubibona uri mu ba mbere. Hanyuma dukomeze twubake umuryango mugari wa Real Media TV. Hanyuma rero nge uri kumva kuri mikro nitwa Sam Kayiranga, nk'ibisanzwe nje kukugezaho amakuru kugenda avugwa cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku makuru y'imikino by'umwihariko kuri nkundura iri kugenda ivuzuha ku mutungo cyangwa ku mafaranga y'ikipe y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda, ikipe ya APLFC. Muti bimeze bite? Ku munsi wo kuwa gatatu nibwo leta y'u Rwanda cyangwa ubutabera bw'u Rwanda bwashyikirizwaga umwe mu banyamakuru bakomeye cyane, umwe wahoze ari mu banyamakuru bakomeye cyane, akasigaye ari mu gisata cyangwa muri kariyeri yo kugurisha abakinnyi ndetse n'abatoza, ashakira amakipe abakinnyi cyangwa abatoza. Ni nyuma yaho uwitwa Reagan umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yazaga kuba atabwa muri yombi ndetse n'uwitwa Jangwani, uyu akaba yari umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APLFC, bakaza kuba batabwa muri yombi mu cyumweru gishize ku munsi wo kuwa gatatu mu masaha nimugoroba. Hanyuma rero bidatinze kandi uwitwa Ishimwe Rikari umunyamakuru wa SKFM nawe yaje kuba atabwa muri yombi. Abantu bati inkundura ko numva ikaze cyane. Nyuma yaho haza kuba harimo agahenge gatoya kuko abantu bari bazwi cyangwa public figures, abantu bari bazwi cyane, nta numwe wakomeje kongera kuba atabwa muri yombi, gusa iperereza ryari gikomeje. Ku munsi wo kuwa kabiri mu masaha 8, hanyuma RDF cyangwa Rwanda Defense Force iza kuba isohora itangazo isobanura neza byimbitse impamvu y'ifatwa ry'aba bagabo
muri icyo tangazo murabiyukana ribagejejeho ni nyuma yaho RDF yaje kuba isobanura ko ifunze cyangwa iri gukurikirana abofisiye babiri ndetse n'abasivile bagera kuri 20. Muri abasivile no harimo abanyamakuru ndetse na Jangwani cyangwa umuvugizi w'abafana w'ikipe ya APR FC ndetse n'abandi benshi cyane bari cyane bari indani mu ikipe ya APR FC bose bari kugenda bagira ibyo babazwa. Itangazo rya RDF kandi biravuga ko yuko banditse yuko abakurikiranwaho ibyaha byo gukoresha umutungo wa leta cyo utagenewe, kandi nanone bakavuga ko iki cyaha kiramutse kibahamije nuko bivugwa ko abantu asivile bakoranye icyaha ndetse n'abasirikare bagomba gukurikiranwa kandi bakaburanishwa n'inzego za gisirikare cyangwa n'urukiko rwa gisirikare. Hanyuma rero ku munsi wo kuwa gatatu witwa Anta Biganiro, uyu nguyu munamuzi cyane, yagiye avugwa mu minsi yashize cyane ubwo nawe yazaga kuba amanuka abanyamakuru bagenzi biwe nawe abashinja mu kurya amafaranga y'ikipe ya APR FC. Ubu ngubu niwe warutahiwe nyuma yaho mu minsi yashize yaje kuba agaragara ku bibuga byo muri Uganda ari kureba imikino ya cyane. Benshi ngira ngo barabibonye abakurikirana imbuga nkoranyambaga ze cyane, aho ubu yabonaga yari kumwe n'uwitwa Jacques Minayet aho arimo arakurikirana imikino ya cyane mu gihugu cya Uganda. Nk'ubusanzwe ntabwo byaba bitunganye nk'umuntu ushinzwe gushakira amakipe abakinnyi, ntabwo byaba bitunganye kujya gukurikirana imikino ya cyane. Gusa bamwe bakavuga ko yari muri gahunda n'ubundi yo gutoroka ubutabera kuko nawe yazi ibyo yakoze. Bavuga bati yari muri gahunda muri process yo kugira ngo yerekeze mu gihugu cya Kenya, hanyuma aze kwita yerekeza afata indege yerekeza rwota amasimbi, ubwo ni ku mugabane w'i Burayi. Ku munsi w'ejo kwa gatatu mu gitondo nibwo yazaga kuba afatwa n'inzego z'ubutabera cyangwa inzego z'umutekano z'igihugu cya Uganda, igihugu cy'uturanyi rwose cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Hanyuma aza kuba yerekezwa hano kwigatuna ku mupaka w'u Rwanda, ashyikirizwa ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi. Hanyuma aza kuba yerekezwa hano i Kigali kuri military police. Benshi bari kuvuga ko abantu bari kwerekezwa ku Murindi, nyamara siko bimeze, bari kwerekezwa kuri military kugira ngo nabo bagire ibyo babazwa. Ubwo ngubwo rero uwitwa Anta Biganiro nyuma yaho nawe aje kuba ashyira mu majwi benshi cyane avuga ko bagiye barya amafaranga y'ikipe ya APR FC, kandi nyamara bakavuga ko nta makosa afite cyangwa nta mafaranga y'ikipe ya APR FC yigeze akoraho. Uyu nguyu nawe ari mu bafashwe kugira ngo nawe agire ibyo abazwa cyane. Nawe bivuga ko mu myaka yibanza hari amafaranga ya APR yagiye arya n'ubundi, cyane ko mu gura no gurisha ry'abakinnyi nawe arimo. Andi makuru rero sasa ukwiye kumenya nuko no mu minsi iri imbere bamwe mu bagiye bagurisha abakinnyi cyangwa abagiye bazana abakinnyi mu ikipe ya APR FC bishoboka ko nabo bagiye gutangira bagakurikiranwa. So murumva ko inkunda ikomeje gukomeza cyane. Bamwe mu bo muzi cyangwa bamwe mu bari gukora itangazamakuru by'umwihariko ry'imikino bashaka gukomeza gutabwa muri yombi 5-5 urusorongo. So rero nayo makuru nari muzaniye kugira ngo wumve neza 100% cyangwa akantu ku kandi kwitabwa muri yombi y'uwita Anta Biganiro. So ubu ngubu Anta Biganiro wagiye gukomeza abazwe hamwe na bagenzi biwe, hanyuma ubutabera buzagenda butumenyesha cyangwa RDF zagenda itumenyesha bimwe mu byo process zigezweho zo kugira ngo abangaba babazwe. So reka nizere ko ukomeje kuryoherwa n'inkuru zacu. Nari Sam Kayiranga, ayo yari amakuru nayo nkuzaniye kwifatwa ry'uwitwa Anta Biganiro. Reka ngushishikarize ukana subscribe utarayikanda, hanyuma wayikanze liking ibiganiro byacu, utere comment twumve ibitekerezo byawe ndetse unabishare kuri bagenzi bawe. So njye nitwa Sam Kayiranga, reka ngushimire cyane uri inshuti y'akadasohoka. Ciao ndabakunda cyane.